nongeye kukuramutsa nkwifuriza amahoro y'Imana n'imigisha n'urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo nibibane nawe aho uherereye hose nshuti mwene data. Uyu munsi rero ndagarutse, ntabwo ndi butinde hano imbere ya kamera, ariko hariho amagambo cyangwa ibintu nka bitatu nshaka kugira ngo dusangire. Murabizi ko turi mu nyigisho ivuga ngo imbuto irabibwa ntiribwa. Niyo nyigisho turimwo, niyo tukirimwo. Turi kugira ngo tugukangure ibitekerezo, hanyuma ufate imbuto uyibibe, kuko imbere Imana irashaka ko iyo mbuto yawe yiha umugisha, hanyuma ukazabaho mu nyungu z'ibyo wasaruye cyangwa se ibyo wimbuye. Hariho rero ibintu nka bibiri nshaka kugira ngo dusangire, tuganireho kuri iri jambo biranga umubibyi. Umuntu biba, iyo tuvuga umubibyi, umuntu ashobora kubiba mu buryo bugiye butandukanye, bitewe n'uko iri jambo uri burisobanukirwe. Burya umucuruzi aba ari mu kubiba. Umuntu uko ibikorwa byose umuntu akora aba arimwo arabiba. Utekereze ko niyo umuntu ari mu gukorera Imana nabyo ni ukubiba, burimo uratanga imbuto. Iyo mbuto iramera ikagaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iri jambo rivuga kubiba, Mwuka Wera ari gusobanurire cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo dusangire ibi bintu bibiri cyangwa bitatu biranga umubibyi. Icya mbere kiranga umuntu ukwiye kuba ari umubibyi. Umubibyi ni umuntu udacika intege. Ni umuntu udacika intege. Nimba warafashe icyemezo cyo kubiba, itoze kuba uri umuntu udacika intege. Niba warafashe icyemezo cyo kugira ahantu biba imbuto yawe, itoze kuba uri umuntu utemera gucika intege. Niwemera gucika intege uzaba utsinzwe, ariko nutemera gucika intege uzaba umutsinzi. Nutemera gucika intege uzaba umutsinzi, kuko umubibyi ni umuntu uhura n'intambara, ni umuntu uhura n'ibimuca intege, ni umuntu uhura n'ibimukamura, ni umuntu uhura n'amajwi menshi, ni umuntu uhura n'ibigeragezo. Rero icya mbere kiranga umubibyi ni umuntu udacika intege, ni umuntu utemera gucika intege. Kabone uyu munsi nubwo byaba byanze, ntabwo acika intege, arakomeza akagerageza, arakomeza akabiba. Komeza rero ugerageze. Nimba uri umubibyi, birashoboka hari ahantu wabibye imbuto yawe bwa mbere irapfa, irahomba. Birashoboka hari n'aha kabiri wabibye imbuto yawe irapfa, irahomba. Ariko wicika intege, komeza ubibe, ongera ugerageze, ongera ubibe. Bibiliya yaratubwiye, twasomye ijambo rivuga ngo umubibyi yabibye ahantu hagera muri hatatu, hose byanga, byagiye kwemera ahantu ha kane. Hambere ngo zaguye ku nzira, inyoni zirazirya, ngo ndetse n'abagenzi barazikandagira. Hari igihe usohora imbuto yawe ugahura n'abayikandagira. Hari igihe uhura n'inyoni, abadayimoni bakica ibikorwa byawe. Ngo ndetse agera n'aho yabibye mu mahwa. Hari abantu baza bakubera nk'amahwa mu bizinesi yawe. Amahwa akujomba, maze ya mahwa akaniga ya mbuto yawe. Niba uri umubibyi, ukwiye kuba uri umuntu udacika intege. Ngo abiba n'aha gatatu, ngo mu ivu rikeya, ngo imbuto iburaho ishorera imizi. Birashoboka wari ahantu wabibye, ariko imbuto yawe ntiyakungukira, yabuze ahantu ishorera imizi. Ariko ntucike intege, ongera ugerageze. Umubibyi rero
ikintu cya mbere akwiye kuba ari umuntu udacika intege. Ikintu cya kabiri kiranga umubibyi. Umubibyi ni umuntu ukwiye kuba ari umuntu wihangana. Ukwiye kuba uri umuntu wihangana nimba uri umubibyi, kuko uhura n'ibigeragezo byinshi, ariko ukwiye kuba uri umuntu wihangana. Kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba. Ntushobora gusarura, ntushobora kuba mu gihe cyo kuzasarura imbere utihanganye uyu munsi. Ihangane. Uzahura n'ibigeragezo, uzahura n'ibikurwanya, uzahura n'imiki byose, ariko ukwiye kuba uri umuntu wihangana. Umubibyi ategerezwa kuba ari umuntu wihangana. Nimba warafashe icyemezo cyo kuba uri umuntu ugiye kuba wabiba, utegerezwa kuba uri umuntu wihangana. Ukihanganira inzara y'uyu munsi, kuko ejo uzarya ku musaruro. Ukihanganira ubukene bw'uyu munsi, kuko ejo uzakira. Ukihanganira yewe kubabazwa k'uyu munsi, kuko ejo uzanezerwa. Utemera kubabara uyu munsi, nta nubwo ntiwitege n'umunezero w'ejo hazaza. Umunezero w'ahazaza uva mu mubabaro w'uyu munsi. Ugomba kuba uri umuntu wihangana rero, ukihanganira uwo mubabaro uri mu uyu munsi, hanyuma ukabiba, ugakomeza ukabiba. Icya gatatu kiranga umubibyi ni umuntu ukwiye kuba ari umuntu uri maso. Ubera amaso imbuto yawe, ukayibera amaso, ukayirinda, kuko hari abantu batifuza ko imbuto yawe yakumerera ikakungukira. Ubibera amaso rero ibyo wabibye, ibyo wagerageje gukora ubibera amaso, kuko hari abantu badashaka ko bibaho, hari abantu bashaka kubyica, hari abantu bashaka ko bizinesi yawe ihomba, hari abantu nyine bahaguruka, Satani abahagurukije kugira ngo baburizemo bizinesi yawe. Utegerezwa kuba uri umuntu rero uri maso. Nimba uri umubibyi, ukwiye kuba uri umuntu uri maso, ukabera amaso imbuto yawe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Abisiraheli bajyaga barangiza kubiba, ngo maze Abamidiyani bakaza ngo bagasibanga imyaka yabo, ibyo barimye, ibyo babibye byose, ngo Abamidiyani bakaza bakabisibanga, bakajyamo bakabibyinabyinamo, bakabisibanga, bakabyica. Umubibyi akwiye kuba ari umuntu uri maso, kuko uba ukwiye kuba uri umuntu uhangana n'abantu bazashaka kuza kubyinabyina mu mbuto yawe. Rero ibyo utari maso ntabwo wamenya igihe bayiciye. Ukwiye kuba uri umuntu uri maso, ukarinda imbuto yawe, kuko hari Abamidiyani badashaka kwibaho, hari Abamidiyani bashaka kugira ngo babisiribange. Ibyo ukoze, ibyo ugerageje, ibyo utangiye, Abamidiyani baze babisiribange. Ukwiye kuba rero uri umuntu uri maso nimba uri umubibyi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ejo nzakomeza mvuge ibindi bintu biranga umuntu wafashe icyemezo cyo kuba ari umubibyi. Imana ikugire neza. Iyi video wayisangiza inshuti zawe. Shalom shalom.